buriya ku cyumweru nuko atabimbwiye yabwiye Ange Eric atanga imana wo mu museke ko yumva amaguru amurya. Niryo jambo welcome kabisa, niryo jambo rya nyuma navuganye na Pascal riranditse. Umusaza wari mu basaza nyine basabira Pascal, urabizi ko afite ubukwe, arampamagara abimbwira, mbona kuvuga n'ibya bintu nibyo. Ubwo mugongo ntabwo wahise ucika, umugongo wanjye wacitse ubwo nari ndi muri dushe ndi kwiborosa, ntabwo nari nunamye ngo nunamuke ucike, we yanagiye kubona ikintu kirangutuye ahagana mu mbavu, imbavu zombi. Cyakugenda uza akaboko kanjye k'iburyo kiganira, habona twari tumaze imyaka 6 n'amezi hafi 3 tukigaruye, dore ko nagiye kuri rede Twitter nsanga kitakihari. Ubwo Pascal nawe ntiyahakoraga, yari yaragiye mu bindi, ariko mageze bati nta muntu wakorana w'umuhanga wundi usibye Pascal, baramutumiza. Papi we, iyo ton uri gukoresha ya kinyamakuru kugira ngo kugira ngo ndayishobora. Inkuru nayimenye nka 3:50 mpamagawe na mugenzi wanje dukorana, ashobora kuvuga kuba ari na mbere yaho 3 n'igice gutyo, reka nze kubireba. Witwa Jean Paul Mugabe, nababibwiwe n'umubyeyi usengana na mama wa Pascal. Ubwo rero ngiye navuze ntabwo bishoboka ko amakuru akugeraho mbere yuko angeraho. Ubwo ragariyo reka ntabwo nahita mbyizera rwose. Mu minota mike mu 3:50 n'indi, umusaza wari mu basaza nyine basabira Pascal, urabizi ko afite ubukwe, arampamagara abimbwira, mbona kuvuga n'ibya bintu nibyo. Ubwo mugongo ntabwo wahise ucika, umugongo wanjye wacitse ubwo nari ndi muri dushe ndi kwiborosa, ntabwo nari nunamye ngo nunamuke ucike, we yanagiye kubona ikintu kirangutuye ahagana mu mbavu, imbavu zombi. Cyakora nta urutirigongo rwo nduva ari ruzima, ariko imbavu n'ubu zirimo kunjya. Kubera iki? Pascal yari inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri papi, nawe uri inshuti yanjye, uri umuhungu wanjye, ariko igihe kinini ni mu gusangira. Ni Pascal twasangiraga cyane, ku cyumweru twasangiraga. Urumva mwiza w'umuhanga, witabira gahunda zose, ari izo ku kazi, ari iz'umuganda, ari iz'abashyingiwe, ari iz'ababyaye bo ku kazi, hose yabaga hari. Yari umuntu uri witabira cyane kurusha n'abandi bakozi bose bakora ku kazi, kandi nyamara we yakoraga ku cyumweru gusa. Urumva ubwo rero uko twari tubanye, nawe urabizi, njye nabuze akaboko kanjye k'iburyo kiganira, habona twari tumaze imyaka 6 n'amezi hafi 3 tukigaruye, dore ko nagiye kuri rede Twitter nsanga kitakihari. Ubwo Pascal nawe ntiyahakoraga, yari yaragiye mu bindi, ariko mageze bati nta muntu wakorana w'umuhanga wundi usibye Pascal, baramutumiza, aragaruka abemerera kugeza tugakora ikiganiro cyo ku cyumweru. Rwose nta n'icyo yishuje, urumva, akagikunda ntasibe, naba ntahari akagikora wenyine n'abatumirwa. Ni ukuvuga ngo sinzi niba nzabasha kongera kwicara muri ziriya ntebe z'ikiganiro habona ntari kumwe na Pascal, ntabwo mbizi pe. Ihangane. So Pascal icyo gihe harya nibwo yari akirimo gukora mu bitaro bya Rutongo, byari byamaze kwimukira Remera Mbogo. Birashoboka ko twatangiye gukorana natari yajya Rutongo, ariko muri iyo minsi, muri ayo mezi yakurikiyeho, yatsinze ikizamini cy'akazi ajya gukorera hari Rurindo, hari ya Remera abaforongo n'ibitaro biri. Urumva so ku cyumweru rero kaza Kigali kugira ngo tunakorane kiriya kiganiro. Mu mezi make ashize ntekereza ko nane atari akagezemo, nibwo yatsindiye noneho ikizamini cyo kuyobora ishami ry'itumanaho mu bitaro bya CHUK. Kandi abakozi bakoranaga nawe, abo yayoboraga, narababonye ku munsi w'umurenge, donc ubukwe bwe ku rwego rw'umurenge, narababonye intumwa zari zaje zihagarariye abandi.
n'andi makuru kugira ngo niba ari ikiganiro niba ari inkuru we ubwira abantu Pascal ibindi. Pascal yize muri iseka, aho yize za segonderi ho ni henshi yarambwiye ati twarimukaga cyane urumva. Hanyuma nyuma yize iby'itangazamakuru, nyuma yiga amategeko muri masters buriya Dr Murangira Bikira umuvugizi wa RIB yaramwigishije, yanamuyoboreye igitabo cya kindi za tezi umuntu yandika arimo kurangiza masters kaminuza. ni Dr Murangira Bikira wakiwe yarangiza masters muri yereka. So hanyuma ikindi rero buriya yakoze yiga muri sekanekeza, yakoze kuri Huguka, yigeze gukora mu mujyi wa Kigali ari muri stage mu ishami ry'itumanaho, yakoze kuri Club Rafiki kera buriya hari yajyaga ahambwira ati hano mafite amateka mu bintu bijyanye n'urubyiruko buriya ndaroze niko yambwiraga. So ni ijambo yakundaga gukoresha cyane ndaroze oya ntago yivugaga cyane ngo avuge ngo araroze, ubwo ninjye wari umuvugiye gutya. Yari umuntu ukunda kuganira, ufite amakuru menshi, usoma cyane, ufite umuhanga buriya uko abantu bamubonaga kuri televiziyo ashobora kuba yaduhaga nka kimwe cy'icumi cy'ubuhanga bwe, kuko iyo twabaga turimo gusangira urumva twiga cyangwa se turi kwiganirira ibindi turi nko mu modoka, ni inzu y'ibitabo mbese hiye, reka tubyite gutyo. Kandi nyamara hari abantu babona bakagira ngo ni mukuru we, mutoya amuruta cyane pe urumva. Ndibuka tubonana bwa mbere Kasitara duhuza, aho namwitekereje ese umuntu wabaga mu itangazamakuru amaze imyaka mbona ari mukuru nkaba ntamuzi gute, ati oya witangara wose ati ndi mutoya ndi umwana cyane kuri wowe. So ruhara rero rwatumaga abantu batekereza ko ari mukuru, oya ntabwo ari mukuru cyane. Ikindi uko yafashwe buriya ku cyumweru nuko atabimbwiye, yabwiye Ange Eric Atangimana wo mu Museke ko yumva amaguru amurya, ubwo bishobora kuba byarakomeye cyane nk'ejo, kuko kuwa kane nabwo twaravuganaga birebana n'ikiganiro ahabona twari gukoresha ku cyumweru, amusubiza neza ambwira ko azaba hari, kumbi umuhungu wanjye ararwaye. So ubwo rero byakomeye ejo, nuko biri mu gitondo aratabaruka, Imana imutuza heza, nta kundi. Mwaherukanaga kuvugana ryari? Ijambo rya nyuma yakubwiye utazibagirwa ku buryo mba ko byari nka kimwe mu byo kugusezera n'iri? Oya biragoye ko narimenya, ariko ku cyumweru twarasangiye, yatubwiye amateka menshi ari mu muryango we, struggles zose, success stories zose, ibyiza byagiye biba byose, nkamutega amatwi. Nuvuga ngo twasangiraga nubwo uzi ko nganira igihe kinini nicyo nabaga nteze amatwi Pascal. Nuvuga ngo niba tumaranye nk'amasaha 2 upimye yavugaga nk'iminota 90 njye nkavuga 30. Sinzi niba nawe yageragaho, kuko ni umuntu uzi kuganira cyane, wari uzi kuganira cyane. N'umunyakazi Sadate baraherukanaga, aho baherukaniye yambwiye ati Pascal yabaga afite amakuru kandi ari unique, amateka isesengura ridasanzwe, ati njye namutega amatwi cyane kurusha uko njye mvuga. So niko yari ameze rero, ubwo ntabwo navuga ngo ijambo n'iri rigaragara ko yansezeraga, ntaryo naba nkubeshye. Twateguraga ubukwe bwe, twari tutari kumva ukuntu bizaba bisa urumva. So nicyo nawe cyanditse kuri chat yanjye, nawe ni reka nze nkirebe nyikubwira urumva. Njyewe nyikubwire rwose ntabwo ari ibintu bikomeye Pascal urumva, kuko nimero ze bizangora kuyishyirana muri telefone yanjye urumva. Nari ndimo mubwira ni hari, kuko ejo ku cyumweru ntabwo nari bube mpari, niko byari biteguye kugeza nko kuwa kane menya rero ko gahunda yari gutume nsira ikiganiro habona ivuyeho. Namubwira nti no bonjour Pascal, bonjour amakuru. Namubwira ni ku cyumweru ndahari, aho twari bujye hasubitswe, ati d'accord thank you welcome kabisa. Kintu ugomba kumenya nuko Pascal mama yari abafite ari babiri we na mushiki we. Yari afite mushiki we, akaba ari we nawe yari umuhungu iwawo umwe n'umukobwa umwe. Sawa rero ngaho, akazi keza, ikiganiro cyiza. Urakoze cyane. Sawa.